abantu batwika imibiri yabo kugira ngo base nk'abazungu. Kandi biri dangerous, biri unhealthy. Njya mbisoma berekana ko bitera abantu indwara zitanoroshye. Ugasanga nibyo barimo ukagira ngo wenda bazanye isabune cyangwa bazanye amata y'abana cyangwa bazanye bikoreye ibintu, ariko ubwo nuvuga ngo hano ari consumers. Ubu priority kaba kwitukuza. Ariko rero hari abagira ibyago bashaka kwitukuza bakaba umuhondo, bakaba icyatsi kibisi, bakaba ugasanga umuntu asigaye asa n'umukororombya. Aya ni amavuta atukuza uruhu, ntabwo byemewe. Ibi ntibyemewe. Aya ni amavuta atemewe ku isoko, muyafotore neza. Iyo ureba nk'iki ngiki ukareba uko baba babipakeginze ushobora gukeka ko ari original, ariko aya ni amavuta atemewe ku isoko ry'u Rwanda. N'aya yose mubona, n'aya masabune. Mu mubiri wacu tugira cells zikora melanine. Melanine nizo ziha uruhu rwacu ibara runaka, n'amaso yacu kuba yagira ibara runaka. Melanine nizo zibigiramo uruhare. Izo cells arizo melanocyte nizo ziri responsible ku kurinda ingaruka z'izuba, kurinda kanseri y'uruhu, zinakurinda n'izindi ndwara nyinshi zifata uruhu. Iyo witukuje rero uba uri kwica izo cells, ingaruka zikaba gutwikwa n'izuba byoroshye. Niyo mpamvu umuntu wese witukuje iyo agiye kuzuba hari ukuntu rimubabura, rituma azana amabara, ugasanga afite amabara ku ruhu, uruhu rukangirika. Ikindi kandi uba wongera ibyago byo kuba warwara kanseri y'uruhu ku kigero cya 80%. Mu bindi bibazo uruhu ruhura nabyo kubera kurutukuza harimo exogenous achronosis, aho uruhu ruzana amabara adasobanutse mu maso, kandi ko waba umeze kose ayo mabara ntushobora kuyabura. Niyo wahagarika kwitukuza ayo mabara uzayabona pe. Tutibagiwe ko ushobora kuzana imitsi y'icyatsi, iy'ubururu, iterwa nuko uruhu rwawe ruba rwarananutse cyane, bigatuma ibirimo imbere mu ruhu bigaragara inyuma. Mu zindi ngaruka ushobora guhura nazo kubera kunanuka cyane k'uruhu nuko ushobora kuzabyara ubazwe, uruhu bakarudoda rwo rukagenda ruhambuka. Mu zindi ngaruka zo kwitukuza harimo kuba wagira withdrawal effect, buri uko ugiye kuzireka uruhu rukangirika, bigatuma umuntu witukuza ananirwa burundu kuva kuri izo product. Izi ingredients zikoreshwa mu gutukuza uruhu zinjira mu maraso, zikaba zagenda zikangiza ubwonko, zikangiza impyiko, zikangiza umwijima, mbese ziragenda zikangiza bya bice by'ingenzi biri mu mubiri wacu. Niyo mpamvu uzabona abayobozi bacu bahora barwanya izi ingredient, kuko nunakora research neza ukareba Nigeria uraza gusanga impyiko z'abagore baho usanga zikora nabi. Soza rero ndakwibutsa ko uburyo bwose wakoresha witukuza bwinjira mu maraso, yaba wakoresha inshinge, supplement, amavuta, uburyo bwose wakoresha izo ngaruka urazibona, yaba mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 iri imbere. Kandi si ku ruhu gusa, n'imbere muri wowe ingaruka urazibona. Mukiyange uko muri hariho ibintu byongera ukuri bikarushaho kuba byiza, bikarushaho kuba mwiza. Birahari nabyo, ariko bitaguteye ibindi bibazo. Kugera ku rwego dukwiriye kuba uko turi tukabarenzaho, ariko binyuze mu nzira. Ubundi RPF ibyo yarabyigishaga, niyo philosophy ya RPF, niyo ideology ya RPF, ni ukuba niyo muba muvuga dignity, muvuga n'ibyo, kwemera ukuri ahubwo ukakugera kwiza kurusha, kuko birashoboka.
buriya iyo dusukura mago yacu hariho hose uba usukura ikintu kiri aho kiriho ukigira cyiza kurusha uko kimeze. N'umuntu rero ashobora kuba atyo, ushobora kwisukura ukaba byiza birenze uko wari umeze.